Komese mugubwe neza abakunzi ba Gisenyi komisiyoneri. Uyu munsi turi hano mu karere ka Rubavu hafi neza y'umuhanda wa kaburimbo, ni metero 10 cyangwa se 8 uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Ni hepfo gatoya ya Stade Umuganda, aho tubazaniye iyi nzu igeretse rimwe nkuko muri kubona. Ni inzu nziza kandi ikaba ifite ibice bibiri. Igice cyo hejuru kigizwe nanone nabyo n'ibindi bice bibiri. Inzu ya mbere ifite ibyumba 3, dushe ebyiri mu nzu ndetse n'igikoni kimeze neza, ndetse no ku rundi ruhande ku gice cyo hejuru naho nuko nguko bimeze. Hano hasi naho dufite ikindi gice nkuko muri kubibona, ni ibice naho bibiri, buri gihande cyose kikaba kigizwe n'inzu ifite ibyumba 2, dushe na toilette mu nzu ndetse na salo imeze neza. Ndetse muri kubona ko dufite parking nini yisanzuye ishobora kujyamo imodoka 3 kandi ziparitse neza. Reka tugere no hanze naho tubereke ukuntu hameze. Nkuko twababwiye, iyi nzu iri ahantu heza, muri kubona ko ni hafi neza n'umuhanda wa kaburimbo. Iyi nzu yacu turi kuyigurisha miliyoni 170 zirimo n'ibiganiro. Uramutse ushaka iyi nzu twandikiye cyangwa se duhamagare kuri nimero ukubona kuri screen yawe, ndetse ku bindi bisobanuro wadusura ku mbuga dukoresha zose, ni TikTok, Instagram, YouTube, hose ni Gisenyi komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.